impanda yumvikane hose, rangurura ijwi nk'ikondera, uburire abo mw'isi bose bamenye yuko Yesu aje. Y'amateraniro yongeye yagarutse. Imigani 23 umurongo wa 23, ijambo ry'Imana rigira riti: gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Naho Matayo 24 umurongo wa 14 hati: kandi ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Mu rwego rwo kwamamaza ubutumwa bwiza hose maze Yesu akagaruka, abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi babateguriye amateraniro azanyura ku ikoranabuhanga, twiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse kugira ngo tubashe kwiyarura. Mbonye umutwe w'abakorera bushake wagurukanye imbaraga nyinshi cyane, intego yabo ni ukubwiriza ukuri kugaheturiye isi yose. Ni kuri uyu wa 12 Ugushyingo kugeza ku tariki ya 19 Ugushyingo uyu mwaka, tuziga ubuhanuzi, ubukristo, kwirinda kwa gikristo, ubugorozi budasiganwa n'ivugurura, ndetse no kwihana kwemerwa n'Imana. Guhera ku wa mbere wa Sabato dimanche kugera ku wa nyuma, amateraniro azajya atangira saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12 n'igice, naho nimugoroba ni saa 1 zuzuye kugera saa 3 z'ijoro. Naho ku wa nyuma muri gahunda yo gutangira isabato, amateraniro azatangira saa 11 kugeza saa 3 za nijoro. Nibigera ku isabato no ku wa mbere w'isabato, amateraniro azatangira saa 2 za mu gitondo kugera saa 8 z'amanywa. Amateraniro azanyuzwa ku ikoranabuhanga rigezweho, live streaming kuri YouTube channel yacu Ivugurura n'Ubugorozi, no kuri radio zikorera kuri internet, radio Ijwi ry'Ubugorozi. Aya materaniro azacishwa kuri radio zikorera ku mirongo ya FM, radio Izuba ivugira ku murongo w'100.0 FM, na radio Rusizi ivugira ku murongo wa 89.8 FM. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 47 67 ikaze mwese murararitswe. Amena. Abatuye mw'isi mwese muraritswe mu birori, aribwo butumwa bwiza byose byariteguwe.